mwese nongeye kugarukana mama Letitia umukozi w'Imana Kazungu mwakire yongera avuga izina rye wenda ku muntu amubonye bwa mbere hanyuma ahita asenga dutangire intuzi kugira ngo dushobore gusangira testimony cyangwa se ubuhamya bwanjye ku batanzi nitwa Umutako Letitia irindi ni Kazungu n'igitazirano nkaba ndi umumama w'abana 5 n'abuzukuru 4 amashima Kristo nkabunda Kristo urakoze ya uri Kazungu koko kandi uri mwiza cyane urakoze ese ufite umutware oya n'umutware mfite amen niho nagira ngo musabe asenge hanyuma duhite dutangira ikiganiro cyacu turagushimiye mwana Imana turagushimiye Rwara ku ngoma turagushimiye data wera turaguheshimwe n'icubahiro ubugira kandi kutwemeye ko tuba hano kuri umuyoboro mwami mwiza turagushimiye ko mwami mwiza wongeye kwemera ko tuba hano kugira ngo tugire ico dupartage bene data turagushimiye Imana kuba ari hafi n'abari kure mwami bari budukurikirane ko ari cyo kibiza kubafasha reka rero bane natwe muri uyu umwanya wose turawuguhaye iba ari wowe ukordona iba ari wowe ubibamwo wivange mu byo tugiye kuvuga mwami mwiza ni mwisi na Yesu Kristo tubisinze tubyizeye amen turakwakiriye nawe hano nzizera ko utaje kubw'igihamana nkuko nkunda kubibabwira hari byinshi tugiye kuganira hano biri bugufashe bifashe umukobwa umumama nkuko natangiye mbivuga nkaba nishimiye ko ngiye kwitaba Kazungu murakoze none nzi byinshi nkuko navuze mbibwira abantu ariko nagira ngo none duhere kure cyane dusubire hahandi twari dutuye mu myaka biga yego hari byinshi wagize experience nashoboye kubona ariko ko tugiye kuganiriza abandi nagira ngo uhere hariya wowe ukura mu muryango wawe Imana yari ifite ikihe kibanza ko watubwiye ngo urakijijwe ariko ntiwavutse ukijijwe byari bimeze bite mu bwangavu bwawe ni iki kintu wabwira abantu imaje y'Imana muri famille yawe byari bimeze gute murakoze ndongeye kubashimira njyewe mvuka muri famille y'abakatolike navutse ndi umwana w'umukatolika nsenga bisanzwe dimanche njya mu misa Noel bisanzwe mbatizwa nk'abandi bana ariko nyine navuga ko ari destin sinzi ubwo ndatwita mfite 15 ans biba ngombwa ko mbana n'umugabo ubwo mu rugo bari batashe 94 bazi Kigali igihe mitansigara n'umugabo nari mfite 15 ans ubwo mbangiye ku mugabo mba ndashatse sinzi ko ariko babyita ya ni byiza kuko waje kuvamwe abana urimo kuvuze amen byose ni ku mugambi w'Imana ariko nyishaka kuvuga ese uko kujya ku mugabo ese ibintu byagutunguye wari wabishatse n'ubwo ababyeyi bari bagiye nagira ngo tubwire ukuntu byagenze ese ikintu wari witeguriye ni ikintu wari ushatse ko numva ufite imyaka 15 n'imikeya byagenze gute nukuri ntabyo nashatse kuko mfite n'inda ntabwo nari mbizi kuko nari muto nyine nisanze ntwite ntanabizi ariko nyine bamaze kujya mu Rwanda mu rugo babuje kugumana n'umugabo ngo sinari nzi umugabo ngo bimeze bite sinari nzi ko ndi umumama sinari nzi ko naba umudamu nkabishobora ariko nyine kuko ngira ngo Imana yari yashize ikintu muri igihe cy'ububyeyi narasiposte kuba umumama ndanongera ndabyara umwana wa kabiri namujya mfite 18 ans ndongera wa gatatu nari mfite 21 uwa kane namujya mfite 24 ans nyine nari ntangiye gukura nguma muri urwo rugo ariko ntazi ngo mama niki ariko naje kumenya maze kubyara umwana wa kane nibwo naje kumva ko ndi umumama nyine maze gukura ubundi sinari nzi ibyo ndimo nari nzi ko nyine umumama ari uguteka umugabo akarya ubundi nkaryama ubundi nkabyara nubwo buzima nari mbayeho yabambi ariko niko muri kwibuta cyane nagira ngo tugiye utarajya kuri umugabo wari ufite imvungo wari muri copinage ufite imyaka 15 niki kumva byagutunguye hanyuma urabyishimira kugira umubebe ugira amahirwe umusore murabana umupapa ariko ndashaka tubwire ubwo buzima bwa copinage bumva atari bwo bwakugejeje ahantu ese ababyeyi bari babyishimiye icyo gihe ubuzima wari uviva kiriya gihe kugira ngo ushobore twita byari byifashe gute icyo nibuka nuko yego nari muto n'ibya copinage nabyo nari nzi kuko ndibuka ko nabigiyemo kubera inshuti abagenzi twagendana bari bakuze kunduta none nakumva bafite abakope nkumva nanjye nabibamo bibamwo gutyo ariko mfite objectif ivuga ngo umuhungu tuzaryamana no tuzagumana nibyo rero nakomeje kubamwo ku buryo numva ko n'igihe ntwarinda sinumvaga ibyinda ariko nyine mu rugo naraye banyegeza ntabyo bari bazi ko nari muto baranatunguwe kumva ko ntwite byumvikana cyane kuvuga ngo ubuzima bwa copinage nta mana ntabwo wari uri mu bintu byo kwatika cyane ijambo ry'Imana nta nibyo nari
wumva niba uzi ko umuntu agomba kwiproteja ibyo byose ugiye kubona umuntu aratwite n'iki wagira inama yo kuri uriya mwana ashobora kuba arimo kuviva ibyo bihe kumva kurongo akarya bisi si ibyo washakaga copain ariko waza kuvamo umwana niki ushobora kubwira umwana w'umukobwa uyu cyangwa se ariko tureba uyu munsi cyangwa se ababyeyi wenda bafite abana bari kujya muri copinage nizihe nama wabagira abo bombi ababyeyi n'umwana ngiye kuri kote y'umubyeyi umubyeyi agomba kuba hafi umwana yego kuko nk'ubwo jewe urumva ko ari 15 ans ariko abana b'ubu kuva kuri 10 ans abafite umukope cyane rwose ko ni benshi tuganira kumva ngo ndafite umukope ku ishuri ariko nyine by'ubwana abana bo bafite ubwenge kuruta ubwo twari dufite kera kuva umukobwa afite 10 ans no kumwicaza ukamuganiriza umukope ntabwo agomba kugira gutya ntabwo mugomba gukora gutya wanashaka kuko ibi tubanyegeza barabizi barabibona ku matelefone ku mateleviziyo barabizi ntacyo batazi rero numva ababyeyi twabahana nko kuba clair tukabwiza abana ukuri uko zibi ingaruka yabyo niyi uko zibi bimeze gutya ubwo hamwe no gusenga none ukamutoza umwana gusenga ukamutoza gusenga no gutinya Imana no gutinya icyaha yego iyo ni kote y'abamama y'ababyeyi rero uje kuri kote y'abana b'abakobwa nabyo nababwira nk'abashobora kutwumviriza kuko copinage ni imyaka umwana ageramo kubera entourage n'inshuti ze akumva nawe yagira umukope rero iyo amaze kugira umukope nabyo sinavuga ngo ni bibi d'une part ni byiza kugira inshuti ubundi nabwo si byiza kuko baragerera kure ni byiza kugira inshuti mwigana mukanya ariko bagiye mu mahaporo baba bageze kure mu mibonano mpuzabitsina ibyo rero nibyo bibi nibyo bizana ingaruka zo gutwita nibyo bizana ingaruka abana b'ubu bafite n'ubwenge bajya kwifungisha sibyo akanywa pilire ugasanga umwana wakenze anywa pilire yiteza urushinge ibyo ntabwo ari byo ni n'ubugumba kuko ni bya bindi usanga ugiriye ubuntu ukarongorwa ugasanga kubyara biguteye ikibazo kubera iki wifungishije kare wagiye mu bintu utari kujyamo hakiri kare nkumva nashishikariza abana bakiri bato kureka ibyo bintu n'ibigare ikigare uvuga uburyo inshuti ziragutwara mu bintu bitari byo ziragutwara mu nzoga zikagutwara mu busambanyi utabukoraga kubera iki kubera uri kubona abandi bari kubikora none utabikoze bakakubwira ati wowe nta ruzunguzi urumva nuko bimeze rero nta sikise zirimo kubikora oya kuko nyuma yaho biba bibi nakubwira nimba ubikora wandika nta mpamvu ukiga ugafata umwanya wo kwiga abahungu barahari ntabwo bazajya mu yandi magambo ikintu wagira inama w'umwana w'umukobwa ni uko agomba kumenya imico iri mu bantu akitandukanya nabo nkaho urugero wabuze imbaraga zo kubavamo ariko birakwenfluence usanga wagiye inama bagirira ababyeyi nuko bagomba kuganira n'abana babo hanyuma ababyeyi bareakitinze babifashe gute kugenda uko nari umwana ntabwo nabimenye twabimenye umwana yavutse twese nagira ngo mbwire ikirima y'ababyeyi ko hari igihe umubyeyi ashobora gufata nawe umwana abiwabo barabyumvishe barakwihanganisha bakuba hafi ese nizihe nama wagira ababyeyi cyangwa se umwana mu kugira ngo ashobore kubyanusa ababyeyi we byagenze gute icyo nibuka nuko nari ku ishuri ubwo nyine sinenzi ko ntwite ngo naritare kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu nibwo naje kubwira mukuru wanjye twakurikiranaga nyine ndamubwira ati ngende kubona rotare kuko twasaga nkaho dusangira cotex imihango iratinze noneho kuko yarakuze nyine nta na kimwe igeza mvugisha arandeka antwara kwa muganga nibwo namenye ko ntwite ubwo noneho kubera ubwana narazaga no mu rugo nkagira gutyo kugira ngo numve ko harimo umwana rero mama ariko we yarankurikiranaga twari dufite mama w'incabwenge nyine nkabyimba amaguru nkarya nkagira ibitotsi nyuma niho mama yaje kumbaza ko ntwite nta nubwo nigeze muhakanira ndamubwira nireko ambaza nyirayo ndamubwira uwo ari we kuko bari banamuzi ko twari twarabanye mu gipangu ubwo mama nta kindi yarengejeho ariko narabonye ko bimuvuye umutima ko byaramubabaje ariko nanjye nyine nk'umwana numvaga ataco bintwaye nyine nkumva ni ibyo tu basi ubwo mama ndeka gutyo ariko nyine ubona ko ababaye papa nawe nta kibazo umva nyine bararebye ati ntawe turi bushire barabyakira ariko biravuna ndazi biravuna cyane mbese ingaruka byaje kukugiraho ko wumva wari innocent ujya no mu rugo umugabo murabana musangira ibyo yari afite wowe ku giti cyawe ntako wagize ku mashuri wahagaritse
impungenge wagize ko wagize Imana n'ababyeyi ntibabe abantu, kuko hari igihe ababyeyi barakara bakirukana umwana bakamujugunya kandi nawe ubwe atiyakiriye kubw'ibyago bimuguyeho. Wowe nta kintu wigeze wumva wicuza wenda icyo gihe gusiga amashuri ntiwige nk'abandi, nta impact byakugize, wahise witwara gute, urugo warushoboye? Icyo gihe nta byinshi kuko nari umwana ariko nabivuga, nta byinshi nari mfite muri njye, numvaga ari ibyo kubyara, numva ni ibyo. Ariko maze kujya ku mugabo nabwo impact cyangwa se kuregreta naje kubigira nyuma maze gukura, kuko nabonye ko naje kuba responsable ndi muto, njya kumenya urugo ndi muto kandi bimvunye kandi ndiho ndaba noneho no mu rugo bitari byo. Niyo impact yambayeho cyangwa se niyo regret navuga nagize, gushaka uri muto utazi n'ibyo ugiyemo, ingaruka nizo ngaruka. Ariko ubundi nk'ibirimo numvaga ari ibyo ingaruka wagize. Bana yanjye watangiye kubona ufite responsabilité ukiri muto cyane. Mu yandi magambo kubyara kare bigira ingaruka, yego, biteza umutekano muke mu muryango wanyu, ababyeyi bagira ubwoba bugiye. Icya kabiri, wenda ugiye mu rugo ukiri immature, ntuzi ukuntu uri bufate umugabo, nta experience. Kandi koko kubivuze kera ntabwo babaga bafite ubwenge nk'ab'iki gihe, ariko iki gihe urasabwa kubanza gutekereza ejo hazaza, uwo muntu mugiye kubana. Ntabwo umubyeyi yanga ko umwana warongorwa, ariko haba wenda hataragera arizo ngaruka za responsabilité, mbese umwana agiye kurera ubundi mwana. Ariko ndakeka urwo rugo rutari rwo rurusha watubwiraga ko byari bimeze ko mwari bato, umugabo yari muto cyane. Umugabo yaransumbaga ariko nyine ntabwo yari muto nkanjye, gusa byaramvuna mu rugo kuko ikindi famille ntabwo yari hafi, bari mu Rwanda, nta telefone, nta WhatsApp. Mba muri urwo rugo ndi wa mugore ntinya umugabo, sinashoboraga kurya ari kundeba, sinashoboraga kuva muri dushe ngo nambara ndeba ibintu nk'ibyo, naramutinyaga. Turinda tubana duza, mbyara abana 4 mutinya, tumbayeho muri urwo rugo. Ndi madame, ntabwo nshobora kwahukana kuko numvaga kwahukana muri njye bitarimo, nkumva ntacyo bintwaye. Imyaka yashize hari harimo na innocence nyinshi, kuvuga ngo n'ubwo urashobora kubwubaka umugabo akakwihanganira muri ubwo bwana, kudatahura no kudakora inshingano zawe nk'umudamu. Hano turagiye turasimbutse, wenda ababyeyi batashe, nta mujyanama kuri hafi. Hanyuma noneho ukuntu waje kwakira agakiza, ese nyuma yaho waje kubyara umwana cyangwa se ubyagenze gute na wa mugabo, muracyari kumwe? Ubwo mugabo twaje kubana imyaka 12, maze kubyara umwana agira 4, umwana amaze imyaka 2, umugabo yaje gupfa muri 2007. Ndibuka ko nari mfite imyaka 26 nibwo napfakaye, asigira abana 4. Ubwo nyuma yaho nyine mba muri bwa buzima bw'ubupfakazi kandi ndi muto. Noneho ya adolescence ntabayemo ko Kenza deja nari umugore, noneho ntangira ambiance kugaruza, ntangira ambiance nyine mbibamo gutyo. 2010 mpora n'undi mugabo, mbyara umwana ari ugira 5, niwo wa 5 mfite. Rero maze kumutwita, ariko noneho hagaruka ikintu cyuko umukobwa wanjye mukuru nawe yaje gutwita Kenza karande, bituma rero numva ko naniwe. Ariko usubira inyuma gato, nari mfite inshuti nyinshi z'abarokore, nkakunda eglise, nkakunda kuririmba, nkakunda ibikorane, ariko bambwiye kubatizwa mu basibyo. Noya, narabatijwe ibindi ntimubimbwire. Ngahora muri ibyo ariko mbikunda, ntibasige, habaye ibiterane tukagenda nuko. None maze gutwita inda y'umwana wa 5, nibwo numvise ko ngomba gukizwa, atandumwe abimbwiye. Numva ndananiwe, numva ndarusha mu mutima, numva ndarusha mu mubiri, numva ndarusha mu bitekerezo, hamwe numva ko atakindi cyo tuma nduhuka atari gukizwa. Utaragera tugiye kumuru ari wo wakugira ngo akize, ndashaka umbwire noneho umugabo maze gupfa nta imibereho yawe waje kubaho gute? Ese wabanaga n'icyo kigare ugakora iki wakora kugira ngo ushobore kubesha abana bane? Ko numva abana 4 ni inshingano, tugiye ko n'imfura isi twita, nuhe mwuga wakoreshaga iki kugira ngo bashobore kubaho? Ngarutse inyuma, nkijya ku mugabo nari wa mwana nyine nabanye n'abantu mu rupango, menya gusuka. Ubundi ariko kazi nkora ndi umukwafeze, ndasuka ndasokoza. Niyo mpano mfite, niyo mpano Kristo yampaye, niyo nkora kugera uyu munsi. Ubwo no kuvuga ngo nico kintu nakomeje gukora kuva mbanye n'umugabo, njya muri salon ndakora. None umugabo amaze gupfa
ariko nyine famiye baramfasha batwara abana bakuba hafi bamba hafi bararekipera abana bajyana i Kigali donc famille i Kigali jya ntuye i Burundi ubwo jye nagumye i Burundi nyine noneho ntagira ambiance n'igenda garusinya rero maze kumenya ko umukobwa wanjye atwite urumva nyine yari atwitiye mu Rwanda biba ngombwa ko mama mpamagaza nzi Kigali ariko nza mfite amaduti mama mpamagaza nyine naje mfite amaduti ariko nyine numva hari ikintu ubwo amaze kumbwira ko umukobwa wanjye atwite ubwo inshuti zanjye bakambwira ati turakotiza amafaranga n'ukuri ntabwo ashobora kubyara ubundi umutima ukanga nkumva ati ese ayikoroye agapfa kubera ya mana yo mu muryango ayikoroye agapfa ubu se ayikoroye ejo akazabona umugabo akabura n'ikoroka narayimukororeye romoro yanyica ubwo ngera ndavuga ni ntacyo bintwaye nabyara gukora no kuvuga gukura nyine turavangira indimi ebyiri hanyuma uramurira abana rero babaye batanu ubwo ni ukuvuga ngo abana nahise mbarekera noneho mugira mama ni nanjye ngiye kubaho nk'abandi bapfakazi ndabatwaye bose i Burundi nimbona icyo turya tuzarya ninkibura turyame ariko turi kumwe mama ati urabona uzabishobora ati abandi se ko babishobora reka nanjye njye kugerageza niko nafashe abana ndabagarukana turabana ariko ntangira kuba mu gisebo cyo kumva umwana wanjye ko yatwaye inda niyo mpamvu numvaga ababyeyi banjye inyitwaro ko bari bamerewe kuko ibyo bintu narabibayemo noneho bintera kujya kuba ahantu bita mu Gihosha kure y'abantu aho batazambona batazanambaza ati bese umwana wawe bite ubwo rero nyuma yaho niyo yaje kubyara nanjye nisanga ndatwite noneho ndavuga ni okay muri ubwo buzima nyine wirerana abana ngiye nabashakiraga numva narasukaga nakoraga muri association yigisha gusokoza yigisha imfubyi n'abapfakazi numva nyine yari y'abarokore bamaze kumenya ko ntwite bamagarika mu kazi urumva nyine byasaga bikomeye ubwo mba ndatashye none ndavuga nta hatari Kristo Yesu wenyine nta wundi niwe rero nashatse umupasiteri ndagenda ndatura ndiga kubatizwa ndabatizwa hanyuma ndabyara umwana agira 5 yego ubuzima bw'umuntu bufite amatrase urugendo imisozi n'amatara wumva ko ari ibintu byaje mu buzima bwawe ariko Kristo aragutoye muri uwo munaniro n'icyo wabwiye umumama wenda yahuye n'ibyo bintu bigenda bikurikira uvuga ko burya hari abantu bazi kwigisha neza ibintu bya karande bavuga ko biva ku bishobora kuza no mu bana bawe n'icyo wabwiye umumama wenda arimo arabaho ubwo buzima urabona ntiwatoye kugira ngo upfaka uri muto wongere ubyara umwana wongere ubashakire wenyine n'icyo wabwiye umumama wenda arimo araremerwa wenda ibyo bintu biri kumubaho iki gihe ni inama ze wamugira kugira ngo nawe ahitemo Kristo nawe abashe kuruhuka ageze ahantu yumva wenda yakwiyahura hari abakomeza kugira nabi bakomeza kwigira nabi bakajya mu nzoga bakajya mu bintu bibi we muziye inama watanga murakoze inama natanga ni imwe nuko Kristo ahindura amateka amen kandi ikindi nacyo nuko nabonye Kristo araguha stability kuko nabaye mu bintu bitoroshye iyo ataba Kristo wenyine ntabwo nari kubishobora kuko nyine numva ko nabayeho gutyo umukobwa wanjye aratwite arabyaye ndabyaye ariko Imana ibana natwe nigeze itureka muri ibyo bibazo narabonye Imana nkomeza kuba mu Mana ariko nyine ni nk'ibyo uri kuvuga bya karande kuko n'umukobwa wanjye urumva yaje gushaka nyuma nawe arapfakara kuri ya myaka urumva ariko ibyo ntabwo byanca intege kuko muri Kristo Yesu avuga ko byose biba bihindutse bisha amen icyo nzi cyo nuko ari bisha nubwo byaguma byirepeta oya ni ibinyoma bya Satani kuko nta mugabana kifiteho nta n'ishamva gifite ku muryango wanjye peu importe ibyabo rero naho nahagaze magarara ku magambo y'Imana mwamwe avuga ati nta ntwaro nimwe yacira kutugwanyiza ngicyo tutwara kandi muri Kristo Yesu niho duhindukira ni ukuvuga ngo wirata wese yirate ko yamenye Kristo nicyo nirata rero nkahagarara kuri ibyo simpagarara ku bibazo mpagarara ku wampamagaye icyo mvuga kuba bitaramitanye ngo mbe ni mu muhanda kuko hariho benshi mbona bishwa na depression ibyo bibazo bakiyanga bakiheba ariko oya ahubwo byatumye nkomera yego amahoro yo mu mutima kuko nicyo kintu cya mbere umuntu adashobora kuronka kuko hari igihe uvuga ati ndakenye nta mafaranga mfite afadika wayabona nabwo ntugira amahoro cyangwa ukumva ushaka urugo kuko naragerageje kenshi ubwo nyine ni iyindi etape
ariko nyine byose nta mahoro bitanga. Kristo wenyine niwe utanga amahoro, kandi iyo umaze kugira amahoro mu mutima nta kibazo na kimwe wongera kugira. Waragerageje ni ukuvuga ngo ubu uri mu kibanza cyiza, uracyafite abuzukuru bawe, abana bawe urimo kubarebera neza, utegereje gutabarwa kw'Imana. Ariko icya mbere Kristo yakoze ni uko yaguhaye amahoro yo mu mutima. Inama wagira rero mu mama ni uko nawe yashaka Kristo, kuko yaravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abarema, nanjye ndagira gute, ndabaruhura. Urugendo ntirurarangira, ariko turava mu bwiza tujya mu bundi. Amen. Kristo rero yaguhaye amahoro. Kazungu rero mubise uyu munsi rero ukora iki? Uyu munsi ndasokoza, ndumupafeze, sokoza imisatsi naturelle. Yego. Ufite naho usengera, warabatijwe? Narabatijwe mu mazi menshi muri 2010. Yego. Ukaba utegereje amasezerano yandi? Yego. Urabona uyigiye ntabwo tuzarangiriza hano. Yesu arahari, azagukuramo imirimo myinshi, kandi umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza. Icyo cyo ndakizi. Uranakomeza. Gusa atanameze nk'intare yirirwa ishakisha icyo ncomera. Twebwe icyo dusabwa si uguhera mu isoni, ahubwo ni ugukomeza kuba aho Imana idushaka, hanyuma iduhe n'imigisha yose tubonera muri Kristo. Amen. Nagira ngo rero usengere umwana w'umukobwa wenda byabayeho uyu munsi cyangwa mu kwezi gushize, usengere umubyeyi arimo aranyura hariya hose wanyuze, kugira ngo nabo bamenye utanga amahoro nyayo, utanga ubwenge ku mwana w'umukobwa akirimo arakurwa hirya no hino, Satani ashaka kwangiza avenire ye, naho umusengere kugira ngo ashikame akomeze ku Mana mu bwenge nyabwo. Turagushimiye Mwami Imana, turagumiza kugira kandi turagushize hejuru n'agora ku ngoma. Turagukengurukiye Mwami muri umwanya mwiza ugiye kutwemerera Mwami Imana kugira ngo tube hano. Reka rero Mwami mwiza ubuhamya bube Mwami Imana icyitegererezo, bube icyigisho ku bantu batwumvirije n'abazatwumva. Reka Mwami Imana buri mukobwa wese ari guca muri iki kibazo Mwami Imana, ari uwatwaye inda akiri muto, ari uwagiye mu rugo akiri muto Mana kubwinda Mwami mwiza, reka umugirire neza Mana, umubere Imana muri byose. Reka Mwami Imana umwagure mu bintu byose, umuhe ubwenge Data wera, umugirire neza, umuhe kwiyemera no kwiyumva Mwami, ntumuhe kwiheba Data wera. Erega ntacyo bitwaye Mwami gutwara inda, kuko ni wowe utanga umwana nyagora ku ngoma, ni wowe n'umugisha utanga Mwami. Nubwo abisi babona ko ari ibintu bitoroshe, ariko Mwami wowe uzi impamvu bikoze nyagora ku ngoma. Yego Yesu Kristo, turakweretse buri mukobwa, turakweretse buri mwana uri munsi ya 18 ans Mwami mwiza, yabatwaye inda akaba ari guca muri ibibazo nk'ibyo naciyemo, Data umugirire neza. Reka ubane nawe nyagora ku ngoma, reka umuhe kwiyemera, reka umuhe ubwenge Data wo kubigendamo neza. Yumve ko Mwami Imana bidahagarariraho, yumve ko Mwami Imana isezerano ridahagaze, ariko rikomeza Mwami, ridahagarira kuko agiye kubyara akiri muto, ariko umuhe gukomerera muri ibyo Mwami. Ndakweretse n'ababyeyi Mwami Imana bari guca muri ibyo bibazo, ndakweretse ababyeyi batari kubyakira, ndakweretse ababyeyi Imana bari kwibaza ngo turabigenza gute, ngo se abantu baravuga iki. Reka Mwami Imana ubahe ubwenge bwo gutumvira abantu, ariko ahubwo bareba amaso wewe Mwami, bahanga amaso ijuru, kuko ni wowe ufite ijambo rya nyuma. Reka utange umutima Mwami mwiza, reka utange ihumure, reka utange amahoro mu mutima nyagora ku ngoma, ku babyeyi Mwami Imana bari guta Mwami Imana ibyizigiro ku bana babo, bakumva ko birangiye, bakumva ko atakazoza, ngo nuko umwana yatwise, ngo nuko umwana yatwaye inda akiri muto ngo ntakazoza. Reka Mwami Imana ugirire neza ababyeyi Mwami, ubiteho barengere nyagora ku ngoma. Ugirire neza Mwami Imana buri mubyeyi wese, ugirire neza buri mukobwa wese, buri mwana wese Mwami. Ugirire imbabazi buri mukobwa wese ashobora kwiyumvira kwa avorta muri uyu mwanya. Ugirire imbabazi Imana ababyeyi bashigikira abana kwa avorta nyagora ku ngoma. Reka imbabazi zawe zibagaragareho Data wera. Reka ugire imbabazi ku mubyeyi wese Mwami. Hari benshi Imana batinya gusekwa, batinya kuvugwa, ngo se baravuga iki Imana, bakemera kwa avortesha abana babo. Reka imbabazi zawe zibagaragareho Mana, reka ubagirire imbabazi mu kutamenya, reka ubagirire imbabazi muri ignorance nyagora ku ngoma. Imbabazi zawe zibagaragareho, amaraso yongera abaze batunganye Data wera. Turagushimiye kubw'iki kiganiro, turagushimiye kugiye nk'iki wari ukizi Mwami, turagushimiye ku mwanya nk'uyu wari uwuzi nyagora ku ngoma, turagushimiye ku iyi programme yari yawe Data wera. Urakoze nyagora ku ngoma, urakoze Data wera, turagushimiye Mwami mwiza. Ndagushimiye no kubwa
Pastor Bijou mwami, reka ukomeze kumwagura impande zose, reka ukomeze kumugirira neza mwami, umugirire neza mu majana no mu maza, umugirire neza kubw'ibi biganiro agira mwami, kuko bifasha benshi mwami bari hafi n'abari kure. Urakoze data wera, urakoze mwami mwiza, ugirire neza umuryango wiwe mwami, ugirire neza abana biwe data wera, ugirire neza umugabo wiwe data wera, ukomeze kutugirira neza mwami, tuzongera guhurira ngo dushime izina ryawe, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye. Amena. Turabashimiye ku mwanya wanyu, ukabafashijwe n'ubutumwa bwiza, ubuhamya nabwo n'ubutumwa ubuhereze abandi kugira ngo nabo babashe kwirinda, cyangwa se ababyeyi bamenye uburyo bakwitwara mu gihe bagiriwe ibihe bitameze neza, ibihe byo gukomeretswa n'abana babo. Iki ni igihe cyawe nawe cyo kuvuga ubutumwa mu gusangiza abandi. Hanyuma bari kumwe na mama Letitia na mama Bijou, turabanezerewe cyane. Naho ubutaha, shalom, bye bye.